Ah, ah, ayo, ah, Yesu we ibi ni iki we ibi ni iki mwakabyara we gende kamerama ibi ni ibiki uru rwose rumuvuyemo urufi we mama we umva se kamerama kare gende Yesu we bana nanjye umunsi ku munsi wo subscribe no gushima cyane utarekora intumwa kujya wikore kibasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nko bisanzwe ni sawa show ucece mu gace nema nkokorana ikiraso nko bisanzwe amakuru ubuhamya tugomba kugenda tubasangiza umunsi ku munsi ubu nkaba nasuye umubyeyi muri kureba ahangaha tugiye kuba tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ko bibazo yahuye nabyo bitangaje ari butubwire aho dusangiza cyangwa ukuntu bimeze ni inkuru y'agahinda ariko nyine zose tugomba kugenda tuzibagezaho. Mwiriwe neza reka nce bugufi kugira ngo turiganire. Makuru ni mabi biragaragara koko ni mabi nubwo menya nkubaje ngo amakuru nyine ubwo nanjye mba nigiza nkana ariko umeze mutese ntabwo meze neza uko bibona ndarembye. Abantu badukurikiye nyine muri hangana sound iri hasi ariko turagerageza tumwegereze mikoro kugira ngo mwumve ijwi. Amazina yawe ninde? Yitwa Ngabire. Ngabi njyewe narindi inahangaha muri kano gace cya muri quartier numva ko hari abantu basangije story yawe bambwira ko umaze amezi 22 ngo utwite. Ibyo nibyo koko? Yego ndatwite maze amezi 28 mu by'ukuri ndi kubona ntago ndi kubyara abagome barampemukiye. Amezi 28 ubundi batubwira ko ari 22 ariko wowe ni wowe ukuri kwawe ko ari amezi 28. Kuba umaze amezi 28 ni imyaka 2 dushyize mu mibare umaze. Ibyo bintu ni nk'ikintu cy'igitangaza. Umeze gutya? Yego meze gutya. Bimaranye igihe. Wagiye kwa muganga se? Yego nagiye kwa muganga byaranze pe. Yewe ahantu ntageze. Ibi ngibi bibona bituruka kuki kugira ngo ube umaze imyaka 2 kandi tuzi ko abantu bamara amezi 9 ababyeyi bamara amezi 9 kugira ngo babe bibarutse cyangwa babyara. Cyane ahantu bino bintu byaba byaraturutse n'abantu bangiriye ishyari. Umuryango nashatsemo ntabwo wigeze unyishimira na gato. Ushaka ko iryo shyari ryaba byaraturutse kuki? Kuko nyine bangiriye ishyari ngo naje nje kumurya imitungo ye. Baguhemukira gutya waba warabwiye n'iki kuko wavuga ati yenda n'abantu bangiriye ishyari we byo ni? Ni mu muryango we wabo w'umugabo aho nashatse. Yego bangiriye ishyari cyane. Ni mabukwe wankoze bino. Wowe ubwawe iyo wicaye hano ugatekereza gutya ukabona ugeze inda ingana gutya amezi yose uba wumva iherezo rizaba nk'irihe mu buzima bwawe? Nanjye narahagurutse nagiye gushakisha umuntu wamvura. Ariko hari umuganga nyine twavuganye ubu ni we wari uri kumpa umuti. Umuganga niwe umaze iminsi aguha umuti akwitaho? Yego. Umuganga se ni bwo kuki yenda umaze iminsi akwitaho gutyo ku buryo wagira icyizere cy'uko bizakunda? Uwo muganga natangiye kubona impinduka aho tumenyaniye. Wenda uwo muganga ni bwoko ki? Dufite abaganga benshi bagiye batandukanye cyangwa amavuriro menshi agiye atandukanye. Wavuze ko wabanje kujya mu bandi baganga benshi waje kumbwirwa n'iki? Wowe ni umuntu wampaye nimero ziwe. Ni umuganga gakondo. Ni umuganga gakondo? Yego.
dore n'umuti yampaye niwe ndi kunywa. Ego kuma. Ukonde busase nk'ikigina. Yego. Umva sari ikintu kumarira? Yego pe. Hari impinduka ziri kuza. Umugabo wawe bihagaze bite magingo yangaya kuba umaze icyo gihe kingana gutyo utarabyara? Umugabo wawe bivuga he? Umugabo wanjye nawe byaramuyobeye, ariko nyine nawe ari gukoresha uko ashoboye kugira ngo uwo muganga anyiteho vuba ndebe ko nabyara. Ikintu kikubangamira muri kugutwita kwawe muri kingana gutya ni iki? Uvuga ati iki kiramangagishije cyane, wenda uribwa hehe? Ikintu kimbangamira cyane cyane hari ikintu kije kikamfata no mu mugongo, ubu ngubu cyarandembeje. Uwo muganga wawe ubu magingo yangaya ukurikije aho bivuye, aho umaze kuva mu kuvurwa kwawe cyangwa mu buribwe ugenda uhura nabwo cyangwa aho ugeze ubu ngubu, ubona ko hari itandukaniro ry'abandi mwahuye? Itandukaniro rirahari. Ubu nabanjije kujya njya mu masengesho bakansengera ndebe wenda ko bizakira, zagera aho ngaho nkabyara, ariko no mu masengesho nta kintu byigeze bitanga. Ubu natinyaga kujya mu bavuzi ba gakondo ngo ni abapfumu, ariko pe baravura, ndi kubona hari impinduka. Yego. Nta gihe se yaba yaraguhaye ku buryo wavuga ati yampaye iki gihe nibwo nzabona ikimenyetso cy'uko ndi gukira, cyangwa cy'uko wenda uyu mwana cyangwa iyi nda ntwite icyizere ufite ko uzakira n'iki? Uwo muganga ari kukwitaho? Yesu we Mana nyagasani, iyi numa ziturutse we? Nanjye by'iyi numa ntabwo mbizi. Kibaba we, none se ahubwo ku isi zikagukunda yawe? Yesu we, ibise bikoretse iki? Binyeretse iki? Binyeretse ko hari icyizere cyaba kiri bushoboke, itangaza biri bube. Ubundi busobanuro bw'inuma, inuma bisobanura amahoro. Njye niko mbizi, ariko sinzi nimba nawe twemeranywa aho kimwe. Bisobanura amahoro. Icyo bisobanura? Icyo bisobanura? Yego, ntabwo nari mbizi, ako nyine ubwo ndabimenye. Niko ibintu bidasanzwe by'inuma nkuri hano no mwakabyara mwe, ibi ni iki? Muganga yambwiye yuko ninjya gukira nzabona ikimenyetso. Bikaba bifitanye isano n'iyi numa se? Asanga wenda bifitanye isano, reka muhamagare numve. Niyumvire amashira cy'inyuma nayo menye ibyo ari byo da. Konzi basaba no mwakabyara mwende byo muri hano nabyo ni karabutaka, ni kahutindi rwose. Mwakabyara muvugishe numve, kiroparire numve. Kumva itari gucamo, wasanga ari amanetiwaka. Bari kugira abandi bantu, bari kuvura, nabo bafite akazi kenshi, nabonye bafite indembe. Gira umuhamagara. Kiroparire twumve. Kiroparire. Bahise yabo ni hatari. Ako se ko famiye yawe ubu ntibaguye mu gahinda? Ese niwe mwana wa mbere wagiye kubyara? Yego. Izindi zavagamo? Izindi zavagamo. Pole sana. Natwita bigahita ivamo. Nageze nk'amezi 3. Bihanze gucamo nanone. Nimero y'abapfumu rwose atacamo.
abantu baba babuze muraho neza. muraho muga. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Umeze ute mukobwa wanjye? Wa muti nagwaye ngo ukoreshe kuwukoresha? Umuti ndimo ndawukoresha neza, ahubwo ko mbonye ibintu by'inuma bintambuka ku ruhande, se cyaba ari ikimenyetso? Icyo ni ikimenyetso. Ni umuti mwebwe kugira ngo bahazane baze barebe n'uko umeze. Noneho nshaka kugira ngo mbikwereke kano kanya ubashe kubona bya bintu nakubwiye. Yego. Ibyo bintu bakuzingiyemo, ibyo bintu bakumanikiyemo. Urukumva? Yego. Mufite ibase aho ngaho hafi nkwereke? Ibase? Nicyo ibase y'amazi aho ngaho nkwereke. Icyo kintu bagutereje nkwereke. Urahita umvura none? Ngiye kukuvura ubashe kubibona. Urabasha kuyihereza? Uriya mabase ari hariya urabasha kuyihereza? Oya, kandi umuntu ayinzanire ntabwo nabishobora kuyihereza. Mubaze kuko bye nta kibazo. Mubaze ati nk'ubye nta kibazo? Nk'ubye nta kibazo se, nkabanza nkareba iyo base. Oya, ntuve ku murongo. Simve ku murongo. Reka nze nyikuzanire. Kumanza nyikuzanire. Yakubwiye ngo urimo amazi? Nanjye reka mfashe aba bantu. Akazi kacu kandi tugomba gukora. Kundi ntamenya ngo natese mwakabyara. Dore basi ngiyi kuba yizanye ibase abonetse. urabona imbaraga z'akazi. Vuga ati babyeyi nimunyere kugitangaza. Bivuge. Ukandagiyemo cyangwa wihagatemo? Nikandagiyemo. Yego. Babyeyi munyere kugitangaza. Ababyeyi munyereke igitangaza. Munyereke ibyo banzingiyemo. Munyereke ibyo banzingiyemo. Itajyamo. Noneho tegereza iminota 3 rero tukibona icyo bagukoreye. Reka mpite nohereza bakuru bahita babikwereka kano kanya. Yego. Gusa telefone yawe. Sawa. Ntukibona umamagara. Mw'abantu mwe nirinze kuba navugana na muganga cyewe mutajya mu mbiri muta shwishwije. Ndebe ibyo ari byo biri. Baguma mu mazi iminota 3. Kameraman ntukureho kamera pe. Ntukuremo kamera. Ndahita nkibona icyo banzi. Barananiye igikayitizi. Shanarana n'igikayi. Ubona ujya uvana? Oya, nta kabaraga nkibona. Pore kabisa. Uriya musaza wawe niwe ukwitaho? Yego, niwe unyitaho. Ko mbonye se tugeze aha ngaha agahita agenda. Atinya abanyamakuru. Ndi umunyamakuru wakangaho ugeze aha ngaha uje kukureba se kugusura? Ubaye nk'umunyamakuru nk'uwa gatatu. Okay. Yesu we, ibi ni iki we? Ibi ni iki mwakabyara? We, ngende kamerama. Ibi ni ibiki? Uru rwose rumuvuyemo. Urufi we. Mama we, umva se, kamerama, kare genda. Yesu we.